So welcome to my YouTube channel. So muri video y'umunsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora pancake ukoresheje oats. Turi gukoresha kokeri, amata, umuneke ndetse n'igi. Izi ni pancake tugiye gukora tutakoresheje isukari. Izi pancake nazigutiye ku bantu bashaka kugabanya ibiro, ku bantu bari kuri regime. Fata gatebe kandi iyo uri kugwereza iyi video yawe umushiti wawe uri kuri regime udashaka kurya ibintu birimo isukari cyangwa ibiki. Iyi video rwose yamufasha. Iyi ni breakfast yoroshye kandi rero kitegure mu. So niba utarakora subscribe rero kora subscribe kugira ngo tujye tubana hanyuma ujye mu muryango mugari. So nkomeza gushimira abantu bamaze gukora subscribe kandi nkomeza gushimira nawe uri kutureba utarakora subscribe ariko bantu ukore subscribe kugira ngo video y'ubutaha ntizagucike. Fata imineke yawe ikate muri uduce dutoya nurangiza uhite ushyiramo igi rimwe hanyuma urahita ushyiramo ibiyiko 5 bya kwakeri cyangwa oats twashyizemo ibiyiko 5. So iyi ni breakfast iri healthy kandi iri rich in proteins bitewe nuko oats ziri rich nyine zifite protein iri hejuru kandi rwose ifunguro ni ifunguro barifata mu rugo, ni ifunguro bakorera abana, ni ifunguro umuntu ushaka gutakaza ibiro ashobora gufata mu gitondo kandi ukirirwa uhaze kandi ukirirwa umeze neza yaho uzarigerageza. So turahita dushyiramo n'amata rero makeya agereranyije. Ushaka gushyiramo baking powder yashatse ntashyiramo. So nishyiramo n'utuvuta rero dukeya hanyuma ndangije ibi byose ngiye kubifata mbishyire muri iyi ni blender deje mu ngiye kwita mbi blendinga. Wowe ushaka kubishyira muri blender yawe byose gutya nabivanze hanyuma ukahita ubiblending. So iri funguro ni ifunguro ryiza, nta sukari turi bukenere, uramuneke wonyine ni isukari yawo niyo turi buze gukoresha, nta yindi turi bukenere. So maze kuyiblending rero nahise mfata ipanu yanjye rero ukariro gakeya ndangije hita mbisukaho nkakora dukora pancake nyine bisanzwe. Niba abantu batarareba ukuntu bakora pancake please mugende muri video yabanjiriza izi ngizi muri buryo bakora pancake, uburyo bakora crepe, uburyo bakora ama biscuit, ama cookies agiye atandukanye. Sibyo kandi nkomeza kubararika kuzarira video y'umunsi w'ejo. Ejo nzabakora video mbigisha uko bakora beef tallow. Niba utayizi urarukora research rero beef tallow ni iki, uriya akamaro kayo, and then tomorrow tuzayikora. Sibyo urakaza niyo mukoro mbahaye. So rero ndi hano ngo mundebe munkunde kandi mujye mwibuka gukora subscribe kandi mujye muri comment mumbwire ibyo nabigishije uko mubibona, mumbwire icyo mwakuriyemo n'icyo mwiza. Izo nizo pancake twakuyemo rero kandi zari neza, zari ziryoshye, uzazigerageze mu rugo. So sisi turi kugabanya ibiro rero ndetse mfata icyayi cyanjye cyamukara, icyayi cyari kirimo cloves, cinnamon, bay leaves ndetse na ginger. Icyo nicyo cyayi nari ngiye gufatisha. You see. And then ko muri iyi minsi rero tutari gufata isukari, turi bushyiremo akuki gake, ubuki bukeya kugira ngo tubashe kugiswallowinga kigira taste. Ushyiramo ubuki bukeya, buke cyane, mugiye kubona ko ngiye gushyiramo nawe ari kuzabigenda aka karahagije. Sibyo and then wangiza ugakoroga neza. Here you go. Ufite breakfast yawe imeze neza kandi iri healthy. Nkomeza kubabwira yuko byano kugira ngo tujye twigishanya guteka, even nzajya mbigisha ama life hacks agiye atandukanye. Wowe icyo usabwe ni gukora subscribe hanyuma ugakana no ukazagira kugira video yose twatanze cyangwa video twapostinze itazajya gucika. So urakoze kubana nanjye, ndabakunda kandi like, share, comment. Ciao ciao.